bajya kureba umushiki we na nyina barabwira ati nimuze tuberekana umuntu twamushyinguye. Umunyamakuru yari yanze kubyemera ngo umushiki we barajyanye bajya ku Gisenyi banyuze mu mazi bacagaye mu mazi inzira urabona yo kuva za Burarirwa za Brasserie hari ukuntu bava mu mazi ugahingukira aho bita Icyangugu kuri province niho ibyombo bigeranye niho ushaka kugera Kamembe. Ngo uwo muntu baragenda ngo bamwereka nimba yuriya mugabo ahantu bamushyinguye kera. Mushiki we uwo muntu nongeye kubasuhuza nshuti bakunze ibinganje mu nganzo mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe share ndetse na like mukanyeganyeza kukazogera mukaba mubana natwe umunsi ku munsi kandi ndabasuhuje mwebwe mwese muherereye mu mpande enye z'isi cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda. Mbasaba ko mukora subscribe share ndetse na like mugasangiza abagenzi banyu ibi biganiro kuko twaje kugira ngo tubafashe kureba no kwitegereza mu buryo bw'umwuka maze tubashe gusobanukirwa abantu duhura nabo ni bantu ki. Mu kiganiro no cy'ubushize twarebeye hamwe uburyo impano y'Imana ku bitangaza akomeje kugenda akorera abanyarwanda benshi batandukanye. Abantu benshi bakomeza kumwibaza bavuga ati uyu ni umuntu cyangwa se uyu muntu afite imbaraga zimeze zite zituma akora ibi bintu. Dushingiye rero ku busesenguzi n'uburyo tugenda tubona amavideo atandukanye n'ibyo akora ku ruhande rwacu nk'inganje mu nganzo twaje gusanga atari umuntu ahubwo ari umudayimoni. Ahubwo ni ukubafasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa tumenye abantu tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi ni bantu ki, tutazisanga twajyanywe ahandi hantu bitari ngombwa nta ruhare twabigizemo cyangwa se tutabishakaga ahubwo tukagenda dutwawe n'irari ry'ibintu runaka twebwe duteganije. Si bakunze ibinganje mu nganzo icyo nshaka kubabwira nuko hano ku isi abadayimoni barahari benshi kandi ntacyo wakora ngo babure kuhagera. Impamvu umuntu abagombye kubabwira mukamenya uburyo mugomba kubana nabo ntibaguhende ubwenge ngo babashe gukurusha ubwenge kuko twebwe abana b'Imana dufite ubwenge buva ku Mana Data. Nta mpamvu yuko umudayimoni ashobora kuza ngo aguhende ubwenge akubeshyabeshye agukoresha ibyo utagomba kugira ute gukora. Mbere na mbere twebwe nk'abantu tugomba kumenya guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Niba wananiwe guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi tayari umudayimoni azagushuka agukoresha usange yagutwaye ikuzimu mu buryo utaruzi cyangwa utari wateguye wisange wagezeyo mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. Rero kubimenya ni ngombwa, kumenya ko ku isi abadayimoni bahari benshi ni ngombwa. Warangiza nawe ukamenya uko ugomba kugira ute, ukamenya uko ugomba kubyitwaramo nk'umwana w'Imana ukeneye gukora ubutumwa bwawe watumwe hano ku isi ukaburangiza ukongera ugasubira kwa Data amahoro. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Tichatayima cyangwa se ni rutaneshwa mwikotanira ingamba zisobetse nkataza kurekera ya Rugomba ngoga akaba ari ngiye mugiye kubana muri ikiganiro cya none. Ubushize nari nababwiye ko tuzarebera hamwe ku bigendanye na element eshanu zigize umubiri w'umuntu. Tukaba twanasanze ko impano y'Imana muri ibyo bintu nabyo ajya abyifashisha. Turaza kubireba maze turebe bihura bite, bikora bite, ni gute babyifashisha. Nyuma yo kubimenya rero nshuti bakunze ibinganje mu nganzo nta kindi biri buze kubafasha no kumenya gucunga izo element. Umuntu wese aba agizwe n'izo element eshanu. Nyuma yo kusobanukirwa merera umuntu wese kwinjira muri izo element zawe akaba yagira ikindi kintu yangiza kuko ni ibintu biba bigize umuntu. Tutarakomeza ikiganiro cyacu mu buryo burambuye rero mu kiganiro cy'ubushize twaje gusanga ko impano y'Imana atari umuntu nk'abantu ahubwo ari umudayimoni waje ku isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabibutsa ko burya tugenda hariya hanze twirirwa tugenda aho twirirwa ku kazi, aho twirirwa dutembera, aho twirirwa ahantu hose tugenda duhura n'abantu benshi. Burya abenshi ntabwo aba ari abantu. Iyi si yacu buriya
turabyibuka neza ko shitani yoherejwe ku isi ati tiwasi we ugushije ishyano. Ubwo ni ukuvuga ko shitani yibera hano ku isi. Ubwo rero kumva ko nta n'umudayimoni runaka ari ku isi ntabwo ari ibintu bitangaje. Niyo mpamvu rero tugomba ahubwo twebwe nk'abana b'Imana icyo dusabwa ni ukumenya no gusobanukirwa, tukamenya ngo uyu muntu ni muntu ki, turamwitwaraho gute, apana kuba yatujijisha ngo agutwarireho n'ubugingo mu buryo wowe utari usanzwe ubizi. Rero sasa kugira ngo dukomeze mu buryo bwiza busobanutse kandi buduhesheje icyubahiro, niba uzi kutarakora subscribe, banza ukanda aho ngaho muri subscribe mu ibara ritukura, nurangiza kuhakanda haba hari mu ibara ry'umukara. Iyo umaze kuhakanda bahita bakwereka akantu k'akazogera kanditseho all, nako uhita ugakanda tayari uraba umaze kwiyandikisha. Wibuke kukwandikira igitekerezo cyawe uko ubitekereza n'uburyo birimo kugufasha bino biganiro byacu, hanyuma dukomeze twese turi bamwe, turi umuryango mugari hano ku Nganji mu Nganzo. Turebere hamwe elema eshanu zigize umuntu n'uburyo umurozi cyangwa umuntu w'umugiranabi ashobora kwifashisha izo elema kugira ngo akugirire nabi mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se akugirire nabi mu buryo bwo mu mubiri. Elema ya mbere yitwa fire, umuriro. Elema ya kabiri ni air, umwuka. Elema ya gatatu ni water, amazi. Noneho elema ya kane ni earth cyangwa isi cyangwa ubutaka. Elema ya gatanu yo ni elema y'ikirere. Izo nizo elema eshanu burya zigize umuntu. Kuvuga ko reka duhere kuri fire, umuriro. Umubiri w'umuntu ugira umuriro, niyo mpamvu iyo umuntu umukozeho ufite ubushyuhe uwo ni umuriro. Iyo ni elema ya mbere igize umuntu. Elema ya kabiri ni air, umwuka. Iyo umuntu ari muzima aba afite umwuka. Turahumeka umwuka kandi uwo mwuka duhumeka uva mu kirere cyangwa se uri mu isanzure. Twebwe turahumeka gusa, ntabwo tuzi ngo uturuka hehe. Iyo elema itariho umuntu ntiyagira ubuzima. Noneho elema ya gatatu ni water, amazi. Amazi mu mubiri w'umuntu, amazi abamo, kandi udafite amazi ntuba uri muzima. Kwa muganga iyo umuntu amazi yabaye make barayamwongerera kugira ngo ubuzima bukomeze bujye mbere. Hanyuma rero elema ya kane ni ubutaka. Ubutaka iyo ni elema ikomeye, murabizi. Imana kure mu muntu yafashe ubutaka irabumbabumba, irangije imushyiramo umwuka. Ubwo n'ubwo butaka nabwo ni elema igize umuntu. Ni ukuvuga ko ni nayo mpamvu iyo umuntu avuye mu mubiri agomba gusubira mu butaka kuko yavuye mu butaka. Ni elema enye tumaze kubona, hakazana elema y'ikirere. Hanyuma rero izo element uko ari enye n'iya gatanu y'ikirere ishobora kwifashishwa gute mu kugirira nabi umwana w'umuntu. Ndakwibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Nuze kugenda utabikoze kugira ngo n'ubutaha tuzabashe gukomezanya turebera hamwe ibizakurikira iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe rero impano y'Imana ajya yifashisha elema y'amazi. Elema y'amazi kirya gihe akubwiye ngo cira hano, ugacira, cira hano rimwe, cira hano kabiri, cira hano gatatu. Kirya gihe uri gucira buriya aba ari gushaka imwe muri elema zawe zikugize kugira ngo abashe kuguhuza neza n'ikuzimu, kuko baba bamaze kubona imwe muri elema zawe. Urumva akubwira ngo ciraho hano rimwe, ciraho kabiri, ciraho gatatu. Ukimara guciraho uhita ugaragara ikuzimu. Imyirondoro yawe, igisekuru cyawe gihita kigaragara hariya ikuzimu, bakabara kubona cyangwa bakugenzura akantu ku kandi, kuko imwe muri elema zawe baba bamaze kugira ute kuyibona. Buriya impano y'Imana we ibyo akora ababizi. Impamvu akubwira ngo cira hano, cira hano, cira hano, we abazi neza impamvu arimo kubikubwira. Ariko ntangazwa no kubona abantu benshi
amubwira ngo cira hano akabikora atishisha nta baza afite naki. Wowe utarabikora ukaba wari ufite gahunda yo kubikora rero ukaba ubimenyeye hano ku Nganji mu Nganzo, ni byiza ko ugomba kwirinda kandi ugasangiza iyi video kugira ngo ubashe kurokora abandi bantu benshi bari bafite gahunda yo genda nabo bakabatwarira roho n'ubugingo. Satani arahari kandi arakora cyane kandi ntabwo ari kure, ari hano ku isi. Ari hano ku isi hari abantu benshi bajya batekereza ko Satani wasanga ari ahandi hantu hirya no hino abantu batazi, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko Satani afite intumwa nyinshi ahangaha, kandi icyo akora igishoboka cyose kugira ngo gushe mu cyago, kuko ntabwo ajya yishimira abana b'Imana. Niyo mpamvu abagombye kohereza abadayimoni benshi mu ngeri nyinshi zitandukanye kugira ngo babashe guhangana n'ibyo bitero baba bari kugabwaho n'abana b'Imana. Ubwo rero nutaba amaso nawe uzisanga impano y'Imana tumaze kwemeza ko ari umudayimoni, uzisanga nawe yamaze kugutambikana kandi usanzwe ubizi. Icyambere ni ukwirinda, ukamenya ko uri umwana w'Imana kandi ukamenya ko abana b'Imana barangwa n'urukundo. Ibisanzwe ndabashimiye mwabanye natwe muri kiganiro, tuzakomeza ubutaha. Ciao mwari kumwe nanjye Tichatayima, naho ubutaha. Uri hanze ya gereza, ibyo ngibyo ni byanyabyo byarabaye, kandi niba byarabaye byabereye hehe, byagenze gute? Ibyo ngibyo byagiye biba imbere nkiri umwana nyine mfite imbaraga. Gereza ya Nyakiriba Kayumba kiyoboye, uri akayumba nabira nari narabimuhanuriye, ariko nkoresha ibintu by'amafaranga mbwa ati ntabwo nabishobora. Ubwo kubyumva yego nyine barampungaga rimwe nakumva ntazi ukuntu bigenze nkibona hanze, nkajya gushaka mitsingi cyangwa icyo nkeneye ngewe, cyangwa inyama zishirira. Urabona ko nano bambaye brushette bazizana zidashiririye, ngiye nkunda kurya ikintu gishiririye gusa. Kubera iki urya ibintu bishiririye? Ni kondisiyo uhabwa nande? Kondisiyo buriya nyine nibyo nagusobanuriye. Ngubwiye ko ari Imana wagiye ngiye kondisiyo zanyu zihabwa n'Imana. Wabyumvisha Imana gutya niyo mbora nayikamba kondisiyo, ubwo urumva gisinamye nimba ari nimba ari Imana. Yego. Imana se murahura cyangwa? Imana turahura, naryama nkanayibona ngumva ko nakora ibintu paka mbone ngiye mbyuka ndota imbaraga buri kanya. Hari kabaza ngeje ubundi haje abadamu 6 n'ababwira abanyarwanda namwe badesipora, namwe bari hirya no hino mu abantu bari hano murarenga 35. Mujye imbora mbebwira buri gihe, mujye mwirinda nimero zibatuburira kuri YouTube. Hari nimero batanga, umuntu agafata amabasi 5 akarambika amafaranga mukagira ngo n'amafaranga, umuntu agafata igikapu akarambika amafaranga mukagira ngo niyo.